intambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi kugera kw'iherezo abatarakomera ngo bakenyere kigabo n'ukuri isi igiye kubamira n'imihana ibyaha mutumira umukiza dore ibyanditswe bigiye guhinyurwa. Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri muba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Mbese urashaka kumenya ubutumwa bukwiranye n'igihe tugezemo? Ukeneye inama nziza zakubaka umuryango wawe? Waba wifuza kumenya inkomoko y'indwara, uko wazirinda n'uko wakwivura ukoresheje ibyaremwe? Ukeneye kuvugurura isano ufitanye n'Imana yawe? Kurikirana ikiganiro iyobokamana nyakuri gitambuka kuri radiyo ubuntu butangaje Amazing Grace kuwa gatanu w'isabato saa moya kugeza saa moya n'iminota 45 za nimugoroba, ku isabato saa moya kugeza saa moya n'iminota 45 z'umugoroba. Kuwa mbere w'isabato dimanche saa sita z'amanywa, no kuwa gatanu w'isabato saa 9 za mu gitondo, no ku isabato mu rukerera saa 10 n'igice. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0783278735 cyangwa 0728832767. Tubifurije imyumvire myiza, mugira amahoro y'Imana. Abateze amatwi radiyo ubuntu butangaje mwese, tubaye ikaze muri wa mwanya w'ikiganiro iyobokamana nyakuri. Tuzi ko mukurikirana muri benshi kandi mukunda, mwese Imana ibaha umugisha. Turanezerewe cyane muri uyu mwanya Imana yongeye gutanga kugira ngo tuganire hamwe ijambo ry'Imana. Nkuko rero mubikunda muri benshi, reka mu gutangira ikiganiro cyacu twiragize Imana dusenge. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, urakoze kubw'uyu mwanya uduhaye kugira ngo twongere twumve ibyawe. Tugusabye imbaraga y'umwuka wera kugira ngo irusheho kongera kubana natwe, kandi abateze amatwi bose ubwenge buturutse mu ijuru kugira ngo tubashe gusobanukirwa no kumva ibyawe, tubishyire mu bikorwa. Aho twagiye tunyuranya n'ubushake bwawe tubabarire. Amaraso y'umwana wawe yeza umutima buri wese utegeye amatwi iki kiganiro, biduheshe kugukiranukira kandi bizaduheshe ubugingo buhoraho, tubisabye mu izina rya Yesu. Inshuti bavandimwe mudukurikiranye kuri radiyo ubuntu butangaje, mwese twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro iyobokamana nyakuri. Ni umwanya rero wo kuganira hamwe ijambo ry'Imana mu kiganiro iyobokamana nyakuri, mugezwaho n'ababwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Muri studio muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Nsengimana Yves. Tukaba rero dufite insanganyamatsiko itubwira ngo umuryango mwiza kandi muzima, umuryango mwiza kandi muzima. Nkuko bisanzwe mu bikurikirana ababizi bakunda Imana, kugira ngo iyobokamana rigende neza, kugira ngo itorero ry'Imana riboneke ku isi, burya birakwiye ko habonekaho imiryango yubaha Imana. Amatorero yo mu ngo birakwiye ko yongera kuboneka kandi akaba mazima, maze bigatuma ku isi haboneka itorero ryayo, itorero rifite inshingano zo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza bukaba buboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14 guhera ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 12. Ni ubutumwa bw'abamarayika batatu. Hakiyongeraho Ibyahishuwe igice cya 18, ubutumwa bw'amarayika wundi. Kubazi Bibiliya neza, Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 20. Aho ni mirongo ihura, ndetse na Matayo igice cya 24 umurongo wa 14. Iyo ni amasomo ya Bibiliya agenda afite ahurira. Matayo 24 umurongo wa 14 aratubwira ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami
buzigishwa mu isi yose kugira ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kwize. Abantu benshi bajya bafata uyu murongo, barangiza ibyo babwiriza, ibyo bigisha ni ukuri kuvanze n'ibinyoma, n'ibinyoma gusa, bati Yesu yaravuze ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami. Birakwiye kongera kumenya ubutumwa Yesu yabwirizaga, ukamenya ubutumwa Yesu yigishije, ibyo bikaguha uburenganzira bwo kuvuga uti koko ibyo nigisha bihwanye n'ibya Yesu. Kuko Yesu aramutse ahingutse muri iki kinyejana maze agakikizwa n'abitwa babwiriza uyu munsi, ngo nabo yabirukana nk'uko yirukanye babatambye n'abafarisayo, nuko maze akabirukana igihe yabirukanaga mu rusengero bitewe n'uko ibyo babwirizaga ntabwo basaga nabyo. Ibyo uzabisoma ko Yesu yabwiraga abantu ati ibyo babwira mubyumve ariko imigenzo n'imihango yabo mubyirinde. Noneho ubutumwa Yesu yabwirije intumwa ze zikabusubiramo, nibwo bugomba kongera kumvikana no kubwirizwa muri iyi minsi imperuka. Ikintu cyaranze intumwa ni ukwizera, ni umwuka wera, ni umwete, ni ukwihanganira abari kubarenganya, kandi ni ugukorera ubusa, gufasha abantu nta bihembo bakeneyeho, babwirizaga ubutumwa nta mishahara bafite. Ibyo byose rero byaranze intumwa, nibyo bigomba kuranga ababwiriza ukuri, ababwiriza ubutumwa bwiza muri iyi minsi y'imperuka, kuko nimba ubutumwa Yesu yabwirije nibwo bugomba kongera nabwo bukabwirizwa kugira ngo umukiza uri hafi kugaruka agaruke, maze bitume ukuri kongera kugera mu isi yose. Kuko ni ubutumwa bugomba kubwirizwa mu isi yose kugira ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, maze imperuka ihereko ize. Mu gitabo cya Ibyahishuwe igice cya 14 guhera ku murongo wa 6 hari ubutumwa bwa marayika batatu. Marayika wa mbere afite ibyo yavuze, marayika wa kabiri afite ibyo yavuze, marayika wa gatatu nawe afite ibyo yavuze. Marayika wa mbere yavuze ngo mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu banze gisohoye. Marayika wa kabiri we yaravuze ngo iraguye Babuloni, wa mudugudu wateretse amahanga yose inzoga. Marayika wa gatatu we yaravuze ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza cy'iburyo, uwo ni uzanywa ku nzoga niyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Abo bamarika uko ari batatu bagereranya itorero ry'Imana, bagereranya abakozi b'Imana bari ku isi ariko bafite ubutumwa bahawe n'ijuru. Rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 20 haratubwira ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nusoma Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 14 haratubwira ngo mbese abamarayika si imyuka itumwa gufasha abazaragwa agakiza. Noneho ijambo marayika tuvuga mu Kinyarwanda marayika ariko rifite ururimi rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki. Iryo jambo rero muri urwo rurimi rw'Ikigiriki rirasobanura ngo ni intumwa. Noneho nidusoma ngo marayika wa mbere, ubwo ni abakozi, ababwiriza Imana ihagurukije mu bihe bitandukanye, ariko kuko turi mu butumwa bwa marayika batatu, ni mu gihe gishyira iherezo hari ubutumwa bugomba gushyirwa isi. Marayika wa mbere yabwiye abantu kubaha Imana ndetse no kuyihimbaza. Kubaha Imana kwari kongera kumvira iby'Imana yategetse byose, amategeko yayo, amateka yayo, iby'Imana yavuze byose bakabyubaha, maze abantu bagatandukana n'ibyaha n'amafuti. Icya kabiri bagombaga guhimbaza. Mwubahe Imana muyihimbaze. N'ibintu bibiri bigomba kumvikana. Kubaha Imana kwari ukuyumvira mu byavuze, mu byategetse, maze abantu bakagendera mu byavuze n'ibyo yategetse. Naho guhimbaza Imana, urwa mbere rw'Abakorinto igice ni icya 10 umurongo wa 31 haranditse ngo namwe iyo murya cyangwa se munywa cyangwa se mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Namwe iyo murya cyangwa se munywa cyangwa se mukora ikintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Noneho byumvikane ko marayika wa mbere cyari agendereye kongera guhesha agaciro amategeko y'Imana yasuzuguwe, kongera guhesha amategeko y'Imana icyubahiro akaba yaravanyweho, maze marayika wa mbere cyangwa se
abakozi b'Imana, Imana hagurukije ababwiriza b'Imana batumwe n'Imana batitumye, bagomba guhagurukira kongera kwerekana yuko icyubahiro cy'Imana kigomba kongera gushyirwa hejuru, kandi amategeko yayo akubahirizwa, agakomezwa, agashyirwa mu bikorwa. Icya kabiri ni uko ababwiriza ubwo butumwa, abakunda Imana bose, haba mu kurya bagomba kubaha Imana, haba mu kunywa bagomba kubaha Imana, ibyo bakora byose bajye babikorera byose guhimbaza Imana. Kurya kwawe bihimbaza Imana, kunywa kwawe bihimbaza Imana. Ikindi kintu cyose wakora ugira amenya ko ugomba kubikora, ariko ukamenya mbese ukabipima ku ijambo ry'Imana, ukareba ko ijambo ry'Imana ribyemeye, ibyo bikaba ari byo biguhesha guhagarara mu mwanya wo kubwiriza ubutumwa buheruka, ubutumwa bw'abamarika batatu. Mariko wa kabiri yavuze ibyo kugwa kwa Babuloni. Babuloni ni urudubi, ni ukuvanga ukuri n'ibinyoma. Amadini yose abwiriza ubutumwa, ariko akaba yarafashe kuri akavangamo n'ibinyoma byabo, ayo yose ahinduka Babuloni. Ahinduka Babuloni, ni ukuvuga yavanze ukuri n'ibinyoma, kandi ukuri Babuloni amaherezo yayo ni ukurimbuka. Mariko wa gatatu, bitewe n'uko abantu banze kubaha Imana bakanga guhimbaza Imana, byatumye bagwa mu mutego wo kuba muri Babuloni. Babuloni icyo bisobanuye ni urujijo, ni urudubi, ni ukuvanga ukuri n'ibinyoma. Uko wabwiriza uko ariko kose, uko waba uhagaze uko ariko kose, ariko uramutse ufashe ukuri kw'ijambo ry'Imana ugasoma Bibiliya, ariko ugasobanuza uko ubwenge bwawe buri, ugasobanuza ibitekerezo byawe, ukagereranya ibyawe ibikurimo, ukabigereranya n'iby'Imana yavuze, warangiza ukabeshyira Imana ibyo itavuze, mu ijuru bandika kuri Babuloni idini ryose, izina ryose ryaba ufite izina ryiza, ibyo ntibibuza ko ibyo ubwiriza, ibyo wizera ari Babuloni, kandi abari muri Babuloni bazanarimbuka nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira. Noneho birasaba kugira ngo abantu bubahe Imana, nibarangiza haba mu kurya kwabo, haba mu kunywa kwabo, haba ibyo bakora byose bajya babikorera guhimbaza Imana. Mariko wa kabiri rero yongera gusanga abantu bari bananiranye, banze kubaha Imana no kuyihimbaza, babwirwa noneho yuko amadini barimo nayo yaguye, yahindutse Babuloni. Ubutumwa bwa Mariko wa kabiri bugendera kubwira abantu banze kubaha Imana, banze kuyihimbaza, kubabwira yuko imyizerere yabo, imyigishirize yabo iri muri Babuloni, kandi amaherezo ya Babuloni mu Byahishuwe 18 bakubwira ko izarimbuka. None bigatuma abantu bari muri Babuloni bavamo bagatandukana nayo, kuko ubutumwa bwa Marika wundi bwo buhamagarira abantu gusohoka muri Babuloni, bati bwoko bwanjye mu busohokemo. Byumvikane nimba Imana ivuze ngo bwoko bwanjye, biragaragara yuko za Babuloni ziri kuvugwa ari amadini, abantu barimo bakaba barizeye ibinyoma, ariko Mariko wundi akavuga ngo bwoko bwanjye ni mu busohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byabo. Ubwo ibyaha bari gukora kubifatanya nabyo bizatuma abantu barimbuka, kandi mwe no guhabwa ku byago byabo. Iyo gufatanya ibyaha bizatuma abantu banafatanya no ku byago bizahabwa Babuloni. Birakwiye ko abakunda Imana bose bari muri Babuloni bumva uwo muburo ukomotse mu ijambo ry'Imana, utubwira ku murongo wa 4, hatubwira Ibyahishuwe 18 murongo wa 4, haravuze ngo numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye ni muhusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Gufatanya ibyaha bizatuma abantu basangira n'ibyago. Gufatanya ibyaha, gufatanya amafuti, gufatanya kwizera ibinyoma bizatuma abantu bahabwa no ku byago bimwe. Noneho Marika wa kabiri yongera kurarikira abantu yuko burya isi yose yateretswe inyigisho z'ibinyoma, abantu bakaba bagomba kuzirinda. Abanze gukomeza bakinangira bati idini ryanjye sinarivamo, ibinyoma nizera akabyizera ko ari kuri, bakanga kumvira imiburo ikomoka mu ijambo ry'Imana, Marayika wa gatatu agomba kubasanga. Kababwiye ngo Marayika nababwiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana bahagurikijwe n'Imana. Abo banze kubaha Imana no kuyihimbaza, Marayika wa kabiri ababwira ko bari muri Babuloni. Ariko Marayika wundi akongera kubwira abantu yuko bari muri Babuloni bagomba gusohokamo, kugira ngo bari gufatanya n'ibyaha byo muri Babuloni, bikazatuma bahabwa no ku byago bya Babuloni.
noneho marayika wa gatatu we ikimuzanye abanze kubaha Imana no kuyihimbaza, kandi bakanga kuva muri Babuloni. Marayika wa gatatu batanga umuburo ababwira ngo umuntu noneho ubwo mwanze kumva mukaba amatwi mwayafunze, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza cy'iburyo. Ya nyamaswa ivugwa kuko tuyibona muri Daniyeli igice cya 7, ntabwo turavuga ngo ya nyamaswa niyobera ritagatifu, ntabwo turavuga ngo ya nyamaswa ngo biriya ni inyanja, ahubwo biriya bisobanura neza. Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 17 haratubwira ngo izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. Izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. Umurongo wa 23 w'igice cya 7 Daniyeli 7:23 akatubwira ngo iyo nyamaswa ya 4 buzaba ubwami bwa 4 ku isi. Iyo nyamaswa ya 4 buzaba ubwami bwa 4 ku isi. Umurongo wa 24 akatubwira ngo kandi nk'uko wabonye ko kuri iyo nyamaswa habonetse amahembe 10, niko muri ubwo bwami hazabonekamwo abami 10. Iyo nyamaswa ya 4 ivugwa ni Roma ya gipagani. Roma ya gipagani birazwi mu mateka yuko hari igihe cyageze ibihugu byari bigize biza gutandukana maze byiremamo ibihugu 10 by'Uburaya. Bizwi mu mateka y'isi yuko ibira bihugu byose by'Uburaya nubwo hari ibindi byagiye bijyaho, ariko ibyatangiye ni 10 bigeranya na ya mano 10 y'igishushanyo Nebukadineza yari yarose. Noneho umuntu naramye iyo nyamaswa, kubera ko iyo nyamaswa ikurikirana ari yo Roma ya gipagani, yaje guhinduka Roma ya gikristo. Abami b'Abaroma b'abapagani baje kwihana, babyise kwihana ariko atari kwihana mu by'ukuri, kuko kwemera kubatizwa, kwemera kugendera ku byo abakristo bavugaga, ariko byose ntibabyemere nk'ukuri, ntibabyemere ngo babigenderemo, ahubwo bakazana imigenzo n'imihango bya gipagani bikinjira mu itorero. Ibyo bakoraga mu bupagani maze bakabyambika umwambaro wa gikristo, ibyo nibyo byabyaye nyine Roma ya gikristo. Maze iyo Roma ya gikristo, iyo mihango n'imigenzo byaturutse mu gipagane, kuko niyo iryo dini niryo ryabanje. Amadini yose yagiye akurikiraho yagiye avoma kuri iyo mihango n'imigenzo bya Roma ya gikristo, maze bituma ubuyobe komeza kugenda buri kwiyongera. None marayika wa gatatu ari gutanga umuburo avuze ngo kubera ko Roma ya gikristo ikurikiranwa, nuko umurongo wa 25 batubwira ngo uwo mwami muri ya mahembe uko ari 10 habonetse mu ihembe rimwe, ihembe naryo ni ubwami, ni ubutegetsi burakurikiranwa. Kubera iki? Baravuze ngo ubwo bwami bwabonetse bwakomotse muri Roma ya yindi ya gipagani, ikaza kukicamo bira bihugu 10. Habonetseho agahembe gatoya kari gafite amaso asa n'ay'umuntu, ubwo ni ubwami nyine. Ikindi bakoze ku murongo 25 akubira ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose uwo mwami, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azavuga ibyo kugombera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Mu mateka y'isi byo birazwi yuko abana b'Imana bagiye barenganirizwa ijambo ry'Imana. Gusengera mu rugo utagiye aho bavugira iby'Imana bitewe n'amategeko bari barishyiriyeho, gusoma Bibiliya, kwigisha umuntu ijambo ry'Imana, abantu bagiye bapfa bazira gusa ko batubahirije amabwiriza n'amategeko yashyizweho n'idini. Ibyo rero byabayeho mu myaka bise imyaka y'umwijima, muri ya myaka 1260, aho abana b'Imana barenganijwe abaporoso mu bihugu by'Uburaya. Hapfuye miliyoni nyinshi zigera muri 50 nk'uko amateka bivuga, bose bari kuzira ijambo ry'Imana, nta wibye, nta wishe, nta wasambanye, ahubwo bakazira gusa kuko banyuranyije n'amategeko yashyizweho n'idini. Noneho niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose ngo kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Uwo rero niwe uvugwa muri kiriya gitabo cy'ibyahishuwe yuko umuburo marayika wa gatatu atanga, aravuze ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza cy'iburyo, uwo niwe uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Ubwo rero abana b'Imana bakunda Imana bagomba kwirinda kuramya inyamaswa, bakirinda kuramya
igishushanyo cyayo, kandi bakanirinda gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa se ku kiganza cy'iburyo. Kugira ngo babyirinde rero, barasabwa gutuza ijambo ry'Imana mu mitima yabo, nk'uko Yesu abivuga mu gitabo cya Yohana igice cya 8 umurongo wa 31, haratubwira ngo Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri, kandi muzamenye ukuri, kandi uko kuri niko kuzababatura. Burya kuguma mu ijambo ry'Imana, kuguma mu ijambo ry'Imana nta kinyoma kirimo, bituma umuntu amenya ukuri, maze uko kuri yamara kukumenya, uko kuri niko kuzakiza abakugendeyemo, abakwizeye, abagushyize mu bikorwa. Kandi ukuri koko ni ijambo ry'Imana, riduhamagarira kureka ibyaha, riduhamagarira kureka amafuti, riduhamagarira kureka inzoga, kureka gusambana, kureka kwiba, kureka kwica, riduhamagarira kureka ibyaha n'amafuti, kugeza ubwo ijambo ry'Imana ridukurikirana rikatubwira ngo tugomba kwirinda ikibi kandi tukirinda n'igisa nacyo. Ni ukwirinda ikibi kandi ukirinda n'igisa nacyo. Marayika wa gatatu rero icyo agambiriye ni uguhamagarira abantu kwirinda kuramya inyamaswa. Ibyashyizweho n'iryo dini na Roma Gikristo, ibyo byose byashyizweho na Roma Gikristo byose bigashyirwa ku ruhande, abana b'Imana bagakurikira icyo Imana yavuze, maze bakirinda gushyirwaho ikimenyetso cy'iyo nyamaswa ari cyo dimanche. Isabato ikongera kubahirizwa, ikongera igahabwa agaciro, kuko isabato ivanyweho n'abo baroma, maze bashyiraho icyumweru kidafite aho Imana kivuga ko kigomba kubahirizwa. Abana b'Imana bakunda Imana barasabwa kugira ngo bamenye ko icyumweru cyashyizweho n'umuntu, ariko isabato yashyizweho n'Imana, kandi ni umunsi Imana yejeje kandi ikabaha umugisha. Noneho reka tugume mu ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana ni ryo mu by'ukuri rizeza imitima y'abarishyira mu bikorwa bose, maze bikazabahesha ubugingo buhoraho. Imiryango ikenewe rero, umuryango mwiza kandi muzima, ni uko mu muryango ariho ubukristo buhera, niho butangirira. Igihe umugabo azaba yubashye Imana, umugore akubaha Imana, abana bakubaha Imana, rya torero ry'Imana rikenewe rigomba kujyanwa mu bwami bwo mu ijuru, burya rizaba ryabonetse. Ubukristo itoro rigaragarira ingiri ry'abantu 100-200, kugira ngo ribe rizima nuko ubukristo bugomba guhera mu rugo. Igihe mu muryango habuzemwe amasengesho ya mu gitondo na nimugoroba, icyo gihe ujye uramenya ko itoro riri mu kaga. Igihe iwawe mu rugo amasengesho ya mu gitondo ataboneka, amasengesho ya nimugoroba ataboneka, umenye ko urugo rwawe ruri mu kaga, kandi n'itoro muri rusange ubwo urishyize mu ngorane, rishyize mu kaga, ndetse n'igihugu muri rusange ntabwo kizagira abantu b'inyangamugayo, ntabwo kizagira abantu b'imfura, kubera ko habuze amasengesho ya mu gitondo na nimugoroba. Kubakurikirana biga neza ijambo ry'Imana, ayo masengesho ngo ni rwo rukuta, nicyo gihome, niho ahantu umuryango wihisha ibitero bya Satani. Igihe umugabo ateranije abagize umuryango, umugore n'abana n'abahari, bagasenga bakiragiza Imana bati, Imana uturinde uyu munsi wose, maze byagira nimugoroba bavuye mu kazi, bavuye mu mirimo, mbere yo kujya kuryama bakabanza bakongera bakiragiza Imana, ngo burya mwababyeyi mwe, yewe mugabo udutegeye amatwi uko twumva, yewe mubyeyi udutegeye amatwi uko twumva, ujye uramenya ko ibyo bikorwa buri munsi, ngo abana muba muri kubatoza neza, muba muri kubigisha neza, bakamenya ko burya iyo bagiye ku ishuri ibyo birimo byose burya ni Imana yabarinze, ngo maze bataha nimugoroba mbere yo kuryama bakongera hakabaho kwiragiza Imana, maze abana bakamenya ko burya uwo munsi wose ari Imana yabarinze, kandi ari nayo igiye kubarinda muri iryo joro, maze abana bagakura bazi yuko Imana ari ibarinda. Bwacya mu gitondo mukongera mugaterana, maze hakabaho gushima Imana, ngo abana bakamenya burya yuko kubaho kwabo, kurya kwabo, kwambara kwabo, ibyo byose babikomora mu kiganza cya wundi waremye ijuru n'isi, maze abana bagatangira gukura bubashye Imana, kandi barangiza bakubaha n'ababyeyi, bitewe nuko bubashye Imana burya bazubaha n'ababyeyi. Ariko igihe cyose abana batazaha agaciro ijambo ry'Imana, n'ababyeyi bazabasuzugura. Igihe abana batahaye agaciro ibyanditswe byera, burya ntuzahangayike ngo umwana yansuzuguye, bitewe nuko nawe utigeze umwigisha ubukristo.
reka gusuzugure kuko nawe ntiwigeze umuha uburere bwiza bwa gikirisito kugira ngo yiye kubaha Imana. Niyubaha Imana burya nawe azakubaha, ariko igihe cyose mu by'ukuri adaha agaciro ijambo ry'Imana n'ababyeyi ntabwo azabubaha. Bana rero reka tubabwire ko itegeko rya 5 niryo tegeko ryonyine mu mategeko 10 Imana yandikishije riri mu isezerano, kuko riranditse ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Abana birakwiye ko bumvira ababyeyi, bakabumvira mu byo babasaba. Nubwo ikinyejana turimo kiroze, tukaba turi mu minsi ya nyuma, ubu hariho intambara Satani ari kuzana ngo uburenganzira bw'abana, ariko ubwo burenganzira bw'umwana nibyo agomba kugaburirwa, akambikwa, akavuzwa yarwaye, akajyanwa mu ishuri. Ariko uburenganzira bwawe wa mwana we ntabwo bugushyira hejuru ngo maze wumve ugomba gusuzugura ababyeyi. Uburenganzira bwawe ababyeyi nibakugaburire, nibakwambike, nibakujyane ku ishuri wige neza kandi unatsinde, ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kubasuzugura. Byo rwose ubwo burenganzira ntabwo ufite, ahubwo umwana utumvira se na nyina yumvira ijeri. Nibo bakubyaye, bagomba kuguha ibyo ubushobozi bwabo bafite, ariko nta burenganzira ufite bwo kubasuzugura. Igihe uzasuzugura umubyeyi, n'ijuru naryo ntabwo ushobora kurikandagiramo, kuko umwana utumvira ababyeyi ntabwo ashobora kujya mu bwami bwo mu ijuru. Noneho abagabo birakwiye ko bubaha Imana kandi bagakunda abagore babo. Ibyo tubisoma mu gitabo cy'Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22. Hari inshingano uko abagabo n'abagore bakwiye kumererana. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugabo we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Nk'uko itorero rigandukira Yesu yatubwira ati mwihane, mureke ibi, mukora ibi. Abakunda Imana bose bakaba biteguye mu by'ukuri kubishyira mu bikorwa. Ni nako nanone n'abagore bagomba kubaha kandi bakagandukira abagabo babo. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Abagabo nabo barasaba gukunda abagore babo nk'uko Yesu yakunze itorero kandi akaryitangira. Umugore waramutse agize ibibazo, akaramuka agiye mu kaga, ntumutabare, ubukozi icyaha gikomeye cyane. Birasaba kugira ngo umukunde nk'uko Yesu yatwitangiye. Umukunde umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero, yarangiza akaryitangira, akarimenera amaraso kugira ngo aricungure, arikize. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore waba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero, kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo n'ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo vuga byerekeye kuri Kristo ndetse n'itorero. Noneho aya magambo arakomeye kandi afite uburemere. Birasaba kugira ngo abagabo bakongera bakunda abagore babo. Nubwo turi mu minsi ya nyuma, Satani akaba yibasiye imiryango, kandi akaba azi neza yuko kwibasira imiryango ari byo bizatuma na rya torero rikenewe kubakwa ribura. Igihe ubukristo bwabuze mu rugo, igihe ubukristo bwabuze mu muryango, burya no kujya mu ijuru ntibizashoboka. Kugira ngo uzajye mu ijuru, biragusaba kugira ngo ubukristo bwongere buboneke mu rugo. Bamwe baravuga bati abagore badusuzugura, abandi bati abagabo b'ubu ngubu. Ariko bitabaye bya bindi byo abanyarwanda bavuze ngo harirwa na nkana, reka buri wese yongere yisuzume. Buri wese yongere yisuzume, wongere wirebe. Nimba uri umukristo koko, wongere uvuga uti burya mu muntu nta cyiza kimubamo, mu muntu iteka ryose ni mubi, guhera mu bworo bw'ibirenge kugera mu musatsi nta hazima. Umuntu ararwaye, umuntu yarangiritse, ariko buri wese yongera akisubiramo, buri wese akongera akigaya, buri wese akongera akavuga ati Mana narakosheje, naracumuye, ariko mbabarire. Maze buri wese agasaba mugenzi w'imbabazi,
nta gushidikanya bwa bukristo bukenewe mu muryango bwaboneka. Ariko igihe muri wese azajya bisunikira undi, icyo gihe Satani aba yageze ku mugambi we, igihe cyose azaba amaze gutandukanya umugabo n'umugore, ubwo n'abana nabo bizabageraho. Abana bazavukira mu rugo rumeze rutyo rutubaha Imana, maze ubwo kubaha Imana nabyo kuri bo ntibizashoboka. Bazaba mu isi ari zamayibobo, ari birara. Nuko isi y'ejo hazaza mu myaka 10 iri imbere, imyaka 20 iri imbere, imyaka 30 iri imbere, ariho turi gutumbira imbere. Mbese bizaba bimeze bite igihe ubu ngubu hatari kubonekaho abana bakunda Imana kandi bubaha ababyeyi babo? Icyo nawe wakibaza. Wareba mu myaka iri imbere, baba ari amabandi twaba turi korora, baba ari abajura, baba ari abicanyi, baba ari abagome. Reka rero dutegure ejo hazaza heza. Nubwo turi kuvuga ko Yesu yenda kugaruka, ariko tumenye ko tutazi umunsi cyangwa se igihe. Ashobora kuza ejo, ashobora kuza nyuma y'imyaka 5, ashobora kuza nyuma y'imyaka 10, ariko ibyo nabyo nubwo ataza nejo, ariko se ko turi ku isi kandi urupfu rukaba ruriho, uramutse rugutunguye uyu munsi, n'uyu munsi se wavuga ko rutagutungura? Uyu munsi rushobora kugutungura. Mbese ruramutse urupfu rugutunguye, ukoze impanuka, urarwaye, se urupfu uramutse rugutunguye waba usize nkuruki imusozi? Mbese aho ntiwapfa uramutse upfuye abantu bose bakiruhutsa bati ni ukuri Imana ishimwe idukijije uyu muntu? Nawe wibaza inkuru waba usize imusozi, kandi waba upfuye nabi, kuko uramutse upfuye utihannye, nyuma y'uru rupfu hari urubanza. Abanze kumvira ibyo Imana yategetse bose bafite ibihembo byabo. Ingorano z'ibyaha, ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ukubwira ngo uzajya mu ijuru n'ibyaha byawe arakubeshya. Ushatse wakwiyarura hakiri kare, ushatse ukubwira ngo uzajya mu ijuru n'ibyaha byawe, ngo Yesu yaragupfiriye, ngo ubwo uzajya mu ijuru n'ibyaha byawe, arakubeshya. Kuko Yesu ntabwo yigeze apfira abantu ngo maze bakomeze bakora ibyaha. Yaradupfiriye kugira ngo nitumwizera tugahinduka, tugakora ibyo ashaka, tugakora ibyo yifuza, ibyo bizaduhesha ubugingo buhoraho. Azaduha n'imbaraga igihe tuzaba twabinaniwe, azajya yaradushoboza, aduha imbaraga, maze ibyo biduheshe kwemerwa n'Imana kandi bizaduheshe ubugingo buhoraho. Noneho dukeneye imiryango yubaha Imana, abagabo bubaha Imana. Mu gitabo cya Zaburi mu gice cya 2 atubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Zaburi ni igice cya 2. Uwo mugabo rero umeze atya arahirwa, kandi naboneka mu isi, mu miryango ibintu bizaba byagenze neza. Abagabo bakunda Imana nk'abo barakenewe. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, nticarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haramutse habonetse abagabo bameze batya, imiryango yaba myiza, haboneka umutekano mu muryango, kandi igihugu cyaba kigize amahirwe, kuko cyaba gifite abagabo b'inyangamugayo. Umugabo bararagiza ikigo, bakamugira manager, bakamugira PDG, bakamugira umuyobozi w'ikigo runaka, maze yarangiza akamenya kuyobora abantu neza. Uwananiwe kuyobora umuryango we, uhorana intonganya mu rugo, uhora arakaye, uhora arwana, uhora mu by'ukuri ateza umutekano muke mu rugo iwe, mu by'ukuri ntabwo yarakwiye guhabwa kuyobora ikigo. Ibyo ntibishoboka, kuko wananiwe urwe ntabwo yarakwiye kuyobora abandi. Birakwiye ko na Bibiliya yakubwira ko kugira ngo utore umukuru w'itorero, barakubwira ngo agomba kuba afite abana bubaha Imana. Bibiliya ikakubwira ngo mbese umuntu utazi gutegeka aba mu rugo rwe yabasha ate kuyobora itorero ry'Imana? Kuko muri byo kuyobora abandi tuzi neza ko abari mu gice cya 13 hatubwira ko ubuyobozi bwashyizweho n'Imana. Burya rero ubwo ubuyobozi bwashyizweho n'Imana, birakwiye ko n'abayobora nabo bari bakwiye kongera kubaha Imana. Abitwa ba Daniel bakababera icyitegererezo, kuko bayoboye bakunda Imana. Abitwa ba Nehemiya nabo bikabuko, n'abandi abami babayeho ba Dawidi, ba Salomo, n'abandi bami bagiye babaho bakunda Imana. Ibyo bikabera n'abayobora iki gihe kumenya ko gukunda Imana no kubaha Imana ari byo byatuma unagira n'ubwenge n'ubushobozi bwo kubasha kuyobora abandi, kandi ukagira icyo bagezaho cyabateza imbere. Maze ariko nawe n'ubukristo bwawe nabwo ukaburwanaho, kuko
mu by'ukuri nawe ukeneye kuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Noneho uyu mugabo umeze atya arahirwa, afite itoro tugize amahirwe imiryango myinshi kaboneka abagabo bameze batya, byaba ari byiza. Abagore nabo birakwiye ko nabo bagira imico myiza. Mu gitabo cy'imigani 31 icyo gice cyose ugisomye guhera ku murongo wa 10 batubwira ibijyananye n'umugore mwiza. Baratubwira ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, arusha cyane rwose Marijane igiciro. Umutima w'umugabo uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. Umugore mwiza, umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi uwo mugabo ufite umugore mwiza ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Umugore mwiza ntabwo ari uwo koza akarenge gusa, ahubwo anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya by'abikura kure. Abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Nguyu umugore mwiza. Guha gahunda abo mu rugo, akamenya gutegeka abakozi kubaha imirimo, maze umuryango ugatera imbere. Gutera imbere k'umuryango bizatuma n'igihugu gitera imbere, bitewe nuko imiryango yateye imbere n'igihugu kizatera imbere. Yitegereza umurima akawugura, awutereramo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Akenyera n'imbaraga, agakomeza amaboko ye. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza ijya ntirizima. Nuvuga ngo nubwo haba hari ibibazo n'ibigeragezo n'iki, ntabwo mu by'ukuri usanga yababaye yahangayitse, ahubwo arihangana akikomeza, nuko agatanga amabwiriza akwiriye, maze agatanga ibikenewe mu muryango. Afatisha ukuboko rubamba ruriho ipamba, intoke ze zigafata igiti ahotoza. Aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko. Ntatinyisha abo mu rugo rw'igihe cy'imbeho. Mbega umugore nk'uyu, Bibiliya iravuze ngo umugore mwiza nk'uyu arusha cyane Marijane igiciro. Uwaguha zahabu cyangwa se akaguha diyama, akaguha n'umugore mwiza, uyu we wanditse igitabo cy'imigani kandi ukunda Imana, warazi neza yuko uwabona umugore nk'uyu yaba agize amahirwe, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza muhabwa n'Uwiteka. Umugore mwiza si ubwiza bw'inyuma, kuko umuntu ashobora kugira uburanga bw'inyuma ariko afite umutima mubi, akarutwa. Mu by'ukuri mu gitabo cy'imigani batubwira ko umugore ufite ubwiza uburanga bw'inyuma ariko atagira umutima, baravuze ngo ni nk'impeta y'izahabu ikwikiwe mu zuru ry'ingurube. Iyo mpeta ya zahabu yashyirwa mu izuru ry'ingurube, kandi ingurube tuzi neza yuko iteka ryose ihora mu mwanda, ntacyo yabimaze. Noneho reka imiryango yongere igire kubaha Imana. Yemwe bagabo mudategeye amatwi, n'ubuntu umugore wawe asenga, ujye ushima Imana, uvuga uti Imana ishimwe, kuko ari gusenga, ari kwiga ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana niryo rizatuma abana banjye bahabwa uburere, maze ubwo burere abana bazahabwa nibwo buzatuma ejo hazaza nabo bigira umumaro, kandi bakabugirira n'igihugu muri rusange. Yemwe bagore, nimba abagabo banyu basenga, mushima Imana cyane, kuko igihe asenga akaba atanywa inzoga, akaba atanywa itabi, akaba atajya mu ndaya, uwo mugabo ni mwiza. Ukomeze umusengere, unamusabire kugira ngo azabigumemo, kuko ugiye mu nzoga asahura umuryango, unyweye itabi ni umuryango ari gusahura, urataha gukubita, urataha arwana. Mu by'ukuri nawe urukumva ko umutekano wawe ubangamiwe. Reka rero haboneka abagabo bubaha Imana, reka ababyeyi hongera habonekaho abagore bubaha Imana, maze ibyo bitere kuboneka ko abana bubaha Imana, abana bakunda ijambo ry'Imana, abana mu by'ukuri biteguye mu by'ukuri guha agaciro ijambo ry'Imana, maze itorero ry'Imana niboneka muri ubwo buryo, bizatuma n'itorero ry'Imana muri rusange rirushaho gutera imbere. Imana ibahe umugisha kandi bakomereze mu buntu bwayo, ibahe gukomeza guha agaciro ijambo ryayo, bizabaheshe kuraga ubwami Imana yaduteguriye. Ngibyo iby'umuryango mwiza. Reka rero tubahe umwanya mugufi kugira ngo muhamagare kuri nimero ni 1051 ku bashaka gukomeza gutanga ibyifuzo cyangwa se bibazo cyangwa se nanone n'inyunganizi. Mwese Imana ibaha umugisha. Reka rero tubahe uwo mwanya kugira ngo mu by'ukuri mutange inyunganizi. Ni karibu. Imana ibaha umugisha. Umujinya ugiye
gutera mw'isi dusanganira umucunguzi Yesu. Ibimenyetso bagenzi byaragaragaye biragenda byiyungikanya. Hello. Iryo jambo musomye ntabwo nyumvise neza. Irihe rivuga ngo iki? Uwo murongo. Uwuhe usubiramo mu mvugo yawe? Subiramo mu mvugo subiramo. Yego ndakumva. Uwo murongo ntabwo mwumvise. Imigani 31. Yego. Uvuga iby'abagore. Umugore mwiza. Ni igitabo cy'imigani igice cya 31 ndawuguha umurongo Imana iguha umugisha. Ugiye gutera mw'isi dusanganira umucunguzi. Bakristo bana b'Imana mwumvise iyi nkuru. Hello. Yego ninde urahagana he? Ndi Ngarama. Yego. Bashimye ku kiganiro mutugiriye kabisa murakoze. Nawe Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Mwibarure twiyarure. Hello. Miriwe neza. Amahoro se? Yego ni amahoro. Ninde urahagana he? Ndi Bandazi. Yego amazina ni Bandura Gideon. Yego. Sinjigana muduhaye. Yego. Kuko umugore mwiza koko niwe ushaka kubaka urugo. Yego. Ariko umugore mubi nka uriya washutse Ahabu nyine uramureba. Yezebeli. Umugore ntago yaba ari mwiza nkuko wabuzi abandi bagore uri kuvuga nk'abo babi. Umugore mwiza umeze nka nyina wa Mose Yokebedi wareze umwana neza. Ariko se abagabo babibo? Abagabo barahari cyane. Nabo barahari. Ngo impande zose no uko mu rusyo n'ingasire buri wese mbese tukongera tukiyunga n'Imana tugasaba Imana imbabazi. Mwiza we abaruta umugabo mwiza burya nako nabibonye. Niwe shingiro cyane burya nawe birakwiye kubukritso kugira ngo buboneke mu muryango umugore agomba kubigiramo uruhare cyane. Urakoze cyane. Nuko Imana namwe Imana ibaha umugisha. Murakoze Imana ibaha umugisha. Uyu mwana wabazaga isomo ni Imigani 31 umurongo guhera ku murongo wa 10 itubwira ibijyananye n'inshingano y'umugore w'umutima. Ni Imigani igice cya 31 umurongo wa 10. Imana mwese ibarinde kandi bahe gukomeza guha agaciro ijambo ry'Imana kugira ngo haboneke abagabo bakunda Imana, haboneke abagore bakunda Imana, maze bitume n'abana nabo bakura bazi Imana bizabahesha ubugingo buhoraho. Reka rero Imana iduhe amahirwe yo gukomeza guha agaciro ibyayo. Nimero muza gukomeza guhamagaraho ni 10. Nimero muhamagaraho ni 07888327 tuvuye muri studio ni 07888327 ibyigisho nk'ibi by'umuryango mwabibona ku rubuga rwa internet rw'abagorozi ni ukwandika wa3 ugashyiraho akadomo ukandika ijambo bugorozi ugashyiraho akadomo ukandika inyuguti 3 O na R na G cyangwa se www.ubugorozi.org cyangwa se www.ubugorozi.org. Imana ibarinde. Reka twiragize Imana dusenye. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, urakoze kubw'uyu mwanya wongeye gutanga kugira ngo ijambo ryawe ryongere ryumvikane mu matwi ya benshi. Tugushimiye cyane uyu mwanya uduhaye. Turagusabye rero kugira ngo uduhe guha agaciro ijambo ryawe kandi haboneke ubukitso mu muryango, bitume itoro ryawe riboneka ku isi, maze bw'impande y'imperuka igiye kuvuga twese abazaba baragukunze tuzaraga ubwami waduteguriye, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Intambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi
nitugera ku iherezo abatarakomera ngo bakenyere kigabo n'ukuri izi igiye kubamira nimwihana ibyaha mutumire umukiza dore ibyanditswe bigiye guhinyurwa. Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri muba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Mbese urashaka kumenya ubutumwa bukwiranye n'igihe tugezemo? Ukeneye inama nziza zakubaka umuryango wawe? Waba wifuza kumenya inkomoko y'indwara, uko wazirinda n'uko wakwivura ukoresheje ibyaremwe? Ukeneye kuvugurura isano ufitanye n'Imana yawe? Kurikirana ikiganiro iyobokamana nyakuri gitambuka kuri radiyo ubuntu butangaje Amazing Grace ku wa gatanu w'isabato saa moya kugeza saa moya n'iminota 45 za nimugoroba, ku isabato saa moya kugeza saa moya n'iminota 45 z'umugoroba. Kuwa mbere w'isabato dimanche saa sita z'amanywa, no kuwa gatanu w'isabato saa 9 za mu gitondo, no ku isabato mu rukerera saa 10 n'igice. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0783278735 cyangwa 0728832767. Tubifurije imyumvire myiza, mugira amahoro y'Imana. Twera kwirengagiza